Amahirwe ni nk'imirasire y'izuba, iyo utegereje igihe kirekire cyane biragucika. Gutsinda bigukururira abanzi, iterambere rigatera ishyari. Niba nta muntu n'umwe ukwanga, jya umenya ko ntacyo urageraho mu buzima. Umuntu ugendana n'abantu babi bahindura imyitwarire ye myiza yari afite. Uzagaragariza abantu iyobokamana ryawe bitabaye ngombwa ko ukoresha ururimi. Ntugakinisha amarangamutima y'abandi, kuko ushobora gutsinda uwo mukino ariko bikarangira utakaje uwo muntu ubuzima bwawe bwose. Kwitegereza niyo soko iruta izindi y'ubuhanga. Nutigira kubikubaho, ubuzima buzahora ari isuzuma bumenyi kuri wowe. Abantu nibagukurikira ntuzibagirwe ko bari baragutaye. Abantu bakoresha ukuri ntibagira inshuti nyinshi. Iyo wizera umuntu nta kumushidikanyaho, dore ibintu bibiri biba bishoboka: inshuti mu buzima bwawe bwose cyangwa isomo mu buzima bwawe bwose. Kuba abantu bagaragaza akanyamuneza mu maso ntibivuze ko nta gahinda bafite, ahubwo bivuze ko bafite ubushobozi bwo guhangana n'agahinda. Ndashimira abantu bose bambwiye oya, nibo nkesha kwiyubaka. Niba ikintu atari icyawe, wigifata. Niba atari byo, wibikora. Niba atari ukuri, wibivuga. Niba utabizi, ceceka. Igihe cyose uri mu rumuri, ibintu byose biragukurikira. Nyamara iyo bwije mu mwijima, n'igicucu cyawe ntigigukurikira. Kubara ibyaha by'abandi ntibikugira umutagatifu cyangwa se umwere. Umuntu wese ushobora kukurakaza aba akugize umugaragu we. Ukwiye kumenya itandukaniro riri hagati yo kwihangana no gutakaza umwanya wawe. Niwangiza ubuzima bw'undi muntu ukoresheje ibinyoma, menya ko ari nk'inguzanyo uhawe uzishyurana n'inyungu. Nta kintu cyiza na kimwe gishobora kuba ku muntu wica amasezerano.